Yo, mumeze neza amahoro y'Imana yarabane namwe mugire ubugingo n'impagarike. Mbahaye ikaze kuri Adolphe Tech nk'ibisanzwe mu ntara zose. Rero mbahaye ikaze. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ikintu bita hand dryer. Hand dryer ni imashini zumutsa intoki cyangwa se kuriya wenda bisobanuke neza akuriye uvuye gukaraba, umaze gukaraba intoki ukeneye kuzumutsa ukoresheje umwuka. Kuriya ushobora gukaraba ugiye kurya cyangwa se uvuye nko muri toilette cyangwa ndumva ari ibyo kurya cyangwa se uvuye kuri toilette ugakenera gukaraba intoki ukiyumutsa intoki. Rero iyi hand dryer, ese hand dryer ni iki? Ese ikora gute? Hand dryer irapfa? Yego irapfa. Ese ushobora kuyikora gute? Hand dryer rero ni ukuvuga ko iyi hand dryer ifite sensor hano ikagira output aho isohorera wa mwuka wacu na power cable. Ni ukuvuga ko umuriro, sensor ndetse naho isohorera wa mwuka wacu ushyushye wumutsa intoki. Ashobora kuba ari umwuka ushyushye cyangwa umwuka ukonje usanzwe, ariko ubundi hand dryer zino zose ziri nini zisohora umwuka ushyushye kugira ngo y'amazi akuriho ku ntoki ahite yumuka vuba. Ni ukuvuga ko rero iyi hand dryer yanjye ifite ikibazo cy'uko iri gusohora umwuka ariko ntuze ushyushye, kandi iyo udashyushye ntabwo ikumutsa vuba. Reka noneho nyicomeke nkoreshe kuri ya yayo, umwuka uraza ariko umwuka wacu ntuze ushyushye. Hand dryer rero ikozwe n'iki mo imbere? Hand dryer ifitemo resistance chauffante, ikagiramo power supply ishinzwe gukora umuriro ujya kuri ino sensor, ari nayo itanga commande kugira ngo irekure wa muriro, ifungura amarire, irekure wa muriro, ashyireho iyi fan. Hano rero dufitemo fan ikereye umuyaga, tukagiramo resistance ishyuha, noneho wa muyaga ukajya uyinyuraho ugasohoka ushyushye. Rero tudatinze iyi hand dryer yacu tugiye kuyidepana ndetse duhambure tunarebemo imbere hayo, kuko irafunze. Nubwo iri gukora kuriya irafunze, hanyuma nitumara gufungura nitugeramo imbere nibwo turamenya hand dryer yacu igizwe n'iki. Rero abantu mutarakanda subscribe cyangwa se mujye mudukorera share ndetse na like, ibyo bintu rwose ni iby'agaciro mu bidukoreye. Tumaze gufungura rero tugezemo imbere. Iyi ni cover, ariko indi no cover ifitemo ka gasensa kacu kari hano imbere. Rero tugeze imbere hayo ino hand dryer. Iyi ni power cable nk'ibisanzwe, ya power cable yacu. Urabona ko ya power supply nababwiraga niyi. Hano hakabamo dynamo cyangwa se moteur alternateur gaturuna iyi fan yacu. Noneho ya fan yacu igasohora wa mwuka. Ariko urebeye hano kuri iki gice cyo hejuru, aha ngaha tuhafiteho resistance ari ishyuha. Ni ukuvuga ko iyi fan yo imaze gusohora wa mwuka wacu ukonje. Wenda nuko sensor yiyubitse hasi, sensor yubamye yishyiraho kuko haba harimo akijema bimeze nk'aho ari umuntu wayigezeho. Ni ukuvuga ko iyi fan yacu cyangwa se ya fan yacu ikaragwa n'iyi dynamo, noneho yamara kuyikaraga hano igahita ihasohora wa mwuka ukonje. Ariko aha tukaba dufitemo parti ya resistance ishyuha, noneho yashyuha ya fan yacu igasohora umwuka ukagica kuri ya resistance
hanyuma igasohoramo umwuka ushyushye. Iyi rero ikibazo ifite nuko ntago iri gusohora umwuka ushyushye, kuko iri gusohora umwuka umuyaga iri gusohora urakonje. Ni ukuvuga ko rero iyi hand dryer umuntu araza agashyira kuri sensor, noneho yashyira akaboko kuri sensor, niyo switch on, niyo gukora nka switch on yacu. Maze kwegera ntegera sensor irasetsa itisensinga, yamara gusensinga igatanga commande muri iyi box yacu cyangwa se muri iyi power supply yacu. Ya power supply yacu igahita ishyiraho iyi moteur. Ni ukuvuga ko rero hano ikintu nyamukuru tugiye kudepana kuri iyi hand dryer yacu, tugiye kudepana ikintu bita resistance chauffante. Ntago resistance ntago iri gukora, cyangwa se ira resistance yacu ishyuha ndetse umwuka ushyushye akaba ari naho uca. Turafungura rero kugira ngo tugere kuri ya resistance, kuko ni kuri kino gice cya hano hino. Turafungura amavisi yacu, harimo amavisi afunze iyi cover niyo ituma iyobora uramuyaga ugatunguka hejuru kuri iriya resistance. Turafungura rero ino cover, nitumara kuyifungura ya cover yacu turaba tugeze kuri resistance neza. Noneho tumenye ngo resistance yacu kuki itari gukora. Ese irabona umuriro? Ese ibonye umuriro irakora? Turebe rero nibyo turi gukora. Ubu rero tugezemo imbere. Ya resistance rero navugaga ni iyi, sinzi niba muri kubibona. Resistance ubu ni iyi, urabona ko iriho amakamba abiri. Ni ukuvuga ko rero mu gihe yatse yagombye guhita ishyiraho iyi resistance igashyuha. Noneho yashyuha, iyi fan yikaraga hano ikakubita umuyaga, yakubita umuyaga ugaca hano muri no resistance ukakugeraho ushyushye, noneho ugahita wumutsa y'amazi aba kuri ku biganza. Noneho rero reka dukurikirane turebe dukoresheje multimeter, hanyuma turebe ese iyi resistance yagize ikihe kibazo, kuko twasanze ko resistance yacu yari ifite. Ndahindura pareye njyane muri continuité, hanyuma ndapima. Hano harimo aka resistance nka kamwe twabonye muri ya pasi, urabona ko ni kazima. Aka resistance ni kazima. Harako twabonye muri ya pasi muri video yabanjirije. Genda mbakorera video zenda nko gusa kugira ngo wenda murusheho kugenda mwumva cyangwa se musobanukirwa ko dore resistance nayo hano irahari, ikagira na resistance chauffante kari resistance hano karesista kugira ngo niba habyivutse ikibazo runaka iveho. Ubu rero ndayikurikirana ndebe ahantu yacikiye ni hehe. Ariko nkiraho hano hari aga switch hano, hakaba ubu witegereje neza ahangaha aka kantu kacitse, witegereje neza. Turebe rero kacikiye he, cyangwa se n'iki cyatumye kavaho. Turakareba tukabone ni nk'ibintu byamenetsemo hari cyabigwamo, noneho kagahiramo. Reka turebe. Ni akantu kahiriyemo, ndabona resistance iriho hano. Rero mpafite akandi kantu, kano kantu iyo hajemo ubushyuhe bwinshi karidirata. Twibukiranye ko nawe uvuye ukuntu kidirata kakikuraho, kano kikuraho. Rero resistance yanjye iriho.
resistance rero nanjye n'ibiriho urabona ko hano hashobora kuba harajemo ikibazo yarafashwe hagiyemo nk'ikintu kirayifata kuko hano urabona ko yarahiyishyira uruhande rumwe bivuze ngo yari yakwamye itari gukora turebe rero mbere yuko nongera gucomeka ducomeke turebe hari akantu kameze nk'agafizibure resistance kayo kari kazamutse kari kikuyeho turebe ko resistance yacu iri bushyuhe iramutse ribaye idashyuha turasubira hasi inyuma muri power supply ahantu haturuka umuriro w'iriya resistance yacu turebe ntabwo iri gushyuha turasubira rero inyuma kuri power supply tujye kureba kuki iyi resistance yacu idashyuha ni ukuvuga ngo ubundi ikijyaho kuriya ikajyaho iriya resistance yacu igomba guhita ishyuha reka tujyemo turebe dufungure tugere kuri iriya no power supply yacu turi bihite tubona ni iyihe mpamvu itari gusohora umuriro turebe ubwo umuriro wacu wagombye gusohokera aha n'aha ni ukuvuga ko umuriro wacu wagombye gusohokera hano na hariya ko hano hameze nk'aho harimo kupire rero tugeze hano imbere urabona ko tugeze muri kaga power supply nyirizina reka wenda nako tugire nk'icyo tukavugaho ko twahageze ni ukuvuga ko power supply yacu urabona hano hari umuriro w'iyi dinamo twayibonye ko iri gukora nta kibazo ifite hano dufite relay aha dufitemo transfo hano dufitemo regulateur ya 70 tubisome 7805 ni regulateur ya 5 ni ukuvuga ko rero uyu muriro wa 5 niwe ujya gukoresha aka gasensa niyo mpamvu harimo regulateur relay transformer iyi transformer rero ikora umuriro ifata wa muriro wa 220 winjiyemo ikawuhindura mukeya ikawugira umuriro wa volte 12 noneho za volte 12 regulateur igakoramo umuriro ujya gukoresha iyi relay mini sensor rero ihita igaruka igahita ishyiraho iyi relay noneho yashyiraho relay igahita itambutsa umuriro wa 220 uza hano kuri dinamo kandi hagomba kuboneka n'umuriro wa 220 nawo ugomba gutambuka ugahita uza kuri no resistance rero 220 ijya kuri resistance yacu ntabwo iri gutambuka ndafungura rero nkomeze ngeremo imbere muri no power supply ndi gufungura amavisi ayifixije hasi fungura ngeremo imbere hanyuma turebe niba nta bintu byaturutse nibaza akantu kari kunyeganyega nako kari mu kintu kijyana n'umuriro hariya ntekereza ko ari sudire yako yasudutse hano rero urabona ko tugeze munsi dufiteho agasirikwi integre tukageraho n'akandi gasirikwi hano n'aka ka transistor ni ukuvuga ko rero ibi byose uyu muriro ni ujya gukoresha ni commande y'ino sense kugira ngo sensor yacu imenye ko washyizeho ikiganza hanyuma itange commande kuri aka gasirikwi gatanga commande gahite gafungura iyi miriro yacu yo kuri ino relay aha rero dufitemo ni pole dresser cyangwa se rectifier wenda ku bantu batabisobanukiwe aka ni aka rectifier cyangwa se aga pole dresser gakoze muri suforme ya ronde y'uruziga urabibona ko birananditse dere plus dere minus hariho plus na minus
byerekana uburyo umuriro wacu usohokamo n'uburyo winjiramo. Ubu ni ukuvuga ko kari akaguru ko hepfo ni mayinazi, akaba haruguru ni plus. Noneho aya yandi abiri urabona ko akaha ni mayinazi, akaha ni plus, hanyuma yandi abiri ni input. Urabona ko nguyu umuriro aho uvuye muri relay ukazamuka ukaza no hano. Urabona ko regulateur wundi umuriro utambutsa ku rundi ruhande. Rero nda pointer reka nsudire aho hantu hameze nk'ahasudutse, reka aho hari kubitera. Hanyuma nimara kuhasudira turahita tumenya niba hatari harimo kupile yuko byarashyushye. Uko bigaragara byakoze ku short circuit cyangwa se ku circuit. Sudire irashyuha hamera nk'ahakuka, urabona ko habaye nk'ahakuka. Reka rero tubanze tuhapointe, turahita tumenya niba ari kimwe. Ariko twitegereje urabona ko aka kaguru naka, urabona ko hano niho umuriro usohokera ari ujya kuri dinamo, kandi aka kaguru nako kafatanye naka. Hanyuma aka kaguru kandi nako kari kuri uru ruhande nako kakaba kajya kuri resistance. Bivuze ngo rero amaguru yombi ni hafatiye umuriro, na kano niho gafatiye umuriro. Bivuze ngo ikibazo cyari ahangaho. Urabona ko aka kaguru ntago kari gukora. Reka mbanze mpasudire hanyuma turebe niba atari cyo kiri kubitera. Kadupointe hano dusudire rero aha. Urabona ko hakutse, kandi kose niho dufatira umuriro. Ari iriya alternateur niho ifatira umuriro, cyangwa se kari akadinamo ari n'iyi resistance niho ifatira umuriro. None twasanze umuriro wari warafatiyemo akantu, akaba aribyo byateye biriya bibazo byose. Turebe ko kabafashe neza. Gafashe noneho. Okay. Kugira ngo twasire sekirite yacu katakora ku cyuma, turashyira hariya. Hanyuma resistance turashyira hano, ntacyo biraba bitwaye. Tugiye kureba ko ya resistance yacu iri gushyuha. Resistance iri gushyuha uhita ubona imeze nkaho yabaye gishirira cyangwa se yatukuye. Turabanza ducomeke ya sensor twari tumaze gucomora. Sensor yacu twayicomoye kugira ngo tubone ko dukora tutari déranger. Sensor yacu tuyisubijeho, tugiye gucomeka rero turebe. Ngiye reka turebe ntabwo umuriro uri kuhagera. Turebe impamvu zabyo, kubera icyo umuriro utahagera. Noneho ndapima hano ko resistance yanjye yagera. Okay. Banze tudire n'ahandi hatari hasudiye turebe. Pointa dusudire hano. Ndatinzaho ferasude bishyuye cyane bikomere. Ndategereza rwose sudire yanjye ifate.
turareba n'aka kaguru kandi. Hanyuma ndahita mpima na apareye ndebe ese iyi resistance umuriro ya 220 nashakaga iri kuyigeraho. Ninsanga rero kuhagera ndajya nakurikirana ahandi kuko kubona ko ntabwo umuriro uri kuhagera. Ndavariya apareye njyane muri Ace, shyira muri Ace. Okay. Gutuma ndebe ko hano hagera D7. Umuriro uri kuhagera, ahubwo tugiye kureba kuki itarimo gukunda cyangwa se itari gukora. Ibyo tugiye kureba. Déconnecta rero resistance mukuremo burundu. Uri gukora electronique ntabwo urambirwa, turagakuramo aka resistance kacu. Ndi gukuraho ubutsinga ahantu babufashe tujampa kuko ndimo nkuramo. Naho nkuremo resistance nyirizina. Hari igihe ugomeza kuyipimira muri apareye ikakubeshya. Resistance rero yacu kamwe nababwiraga ka resistance naka. Hanyuma turapima, ngiye gupima mpereye iruhande kuko mbonye ko gashobora kuba kari kunsereza. Aka rero gatama fuse cyangwa se aka fuse resistance gashyuha. Urabona ko aka fuse nako karagiye, nyamara ndi kugapimira amagamo kambeshya. Ubu hazagamo continuité kambeshya, hazagamo continuité iyi alternateur cyangwa se iyo dynamo. Urabona ko hano ntaho. Reka ndebe ko urundi ruhande rugera hano kuko resistance ibizinze. Urabona ko ari akantu kagiye kazinze kameze nk'akabobine gaturutse ku ruhande rumwe kakazunguruka kagashyika ku rundi. Hano rero urabona ko akahagera, ni ukuvuga ko umfatiye hano yahita ikora, ariko hano out ntabwo byakunda. Aka rero ndagakuramo nshake akandi kirimo. Urabona ko aka ari kapfuye, sorry. Urabona ko aka ni nka kamwe kari mu ipasi neza kuko naho ni resistance gafite. Turebe indikasiyo zako kugira ngo bize kugenda neza. Ni biti 192 degre Celsius. Aka ko gafite na degre Celsius nyinshi pe nyinshi, karesista hejuru cyane kandi mu gihe tuba turi mu ijana. Kandi ko mbona kandi bishaka kandi ariko turashyiramo akangaka rero.
aka rero ni aka protection kugira ngo ubu iyo kataza kuba karimo haba harahiye resistance, ugasanga njye akazi kanjye gahise kaba double. Niyo mpamvu ngiye kugakora rero mba ngomba kugasubiza uko kari kameze, nibyo bijya biba byiza kuko bituma appareil itangirika. Ndagapointa ngasubire hano kuko kari gasubiye n'ubundi akari kariho. Sudire yacu ndayimera nk'uyihushyemo gato kugira ngo ifate ikomere, hanyuma aka nanone ndakazingira hano kugira ngo bize kuba ari ibintu bikomeye. Urabona ko hano ndakupointa hariya, noneho ndongera mpine ndebe ko resistance yanjye iri gutunguka ko yahuye. Hano gafite ijya kuba nyinshi, mpime neza twitonde turebe gutya. Kano gatungutseho nibyo, aha nibyo, hano pome ziba zimaze kuba nyinshi. Ndashyira mu makiro, ndashyira mu makiro. Urabona ko rero ka resistance kacu, ka resistance chauffante kacu birahura, hari igihe ugacomeka rero. Noneho turebe ese kano ka resistance twibukiranye ko karashyuha, kamara gushyuha fane, iyi fane ihuha umuyaga, ikaza guhuha umuyaga ukagica kuri kano ka resistance gashyushye. Gacomeka rero, ducomeke, noneho ndagashyira nk'aha kugira ngo nasire sekirite cyangwa se tugashyire aha. Twasire umutekano wako, ko ntabwo nafata umwanzuro wo guhita ngafunga ntaramenya niba kari gukora. Ndacomeka rero, hanyuma ndacomeka, sorry gahise gasimbuka. Tugire gutya cyangwa se tukarambike hano hasi kugira ngo kataza kongera kaguruka. Ndagafatisha ahantu, comeka. Noneho icyo tugiye kureba ni ukureba niba kari bwa, urabona ko sinzi niba mubibona, karashyuha. Akangaka hano hari ka kantu naberetse gakora nka thermostat, akagashyuha. Iyo kamaze gushyuha cyane, ubushyuhe bwabaye bwinshi karengeje,
gahita kikuraho. Nako ni uburyo bwo guproteja, nako kaba gakoze mu buryo bwa protection. Ni ukuvuga ko nako ubwako karagaproteja kariya iyo gashyushye kakagera muri cya gihe kazanye ubushyuhe bwinshi cyane ahita kavaho. Urabona ko hano dupimiye hano naha karanashyushye, kari kunyotsa rwose. Dupimiye aha naha urabona ko karahagera. Reka dutegereze wenda kabanze gahoreho gato, wongere gakoreho. Wongere gakoreho. Rero turatsa indi nshuro turebe ko kongera ubwo kahita kagakuraho kugira ngo kadashya cyangwa se kakaza kugira ikibazo. Urabona ko hano aha gahise kizamura kavuyeho, urakabona. Urabona ko aha hajemo intera. Impamvu kivanaho kuriya ni buriya bushyuhe buba bumaze kuba bwinshi, bugenda bukadirata cyangwa se bukadeforoma kakizamura kakavaho. Ubu rero iyi mashini twakoraga urabona ko ni nkaho tugeze ku musozo. Tugiye gusubiza uko byari bimeze, hanyuma dutangire dufunge. Turabanza rero nongere ndekonekite iyi resistance yanjye nari nashyizeho, hanyuma nimara kuyidekonekita nabisubiza mu mwanya wabyo. aho nari nagiye mbikura. Buno bwari uburyo bwo kugira ngo mbone uko ndepana resistance mu buryo bunyoroheye. Resistance rero yacu ni iyi, akari kamwe gashyuha naberekaga, hanyuma kamara gushyuha ya mashini igahuha, iriya ihuha umuyaga. Impamvu rero kano muri kubona kari kugenda kakageraho kakideforma cyangwa se hakazamo deformation ya kariya, nuko kano impamvu ubushyuhe buri kuba bwabaye bwinshi, kuko iyi fane yiriho iri kugahuha igaha umuyaga cyangwa se yohereza uno muyaga uturuka hasi hano muri iyi fane, uragahuha. Noneho wagahuha aka ka resistance cyangwa se ya resistance yacu, umuyaga wacu wayihuha ikamera nkaho ikigeze inashyuha. Kuriya gutukura ntabyo ushobora kuyibonana. Reka tubanze tuyifunge, hanyuma turabibereka iri en fonction iri gukora. Murebe ntabwo ushobora kubona kuriya itukura ikaba nk'igishirira, ntabwo ushobora kubona kuko iba umuyaga uri kuzamuka ukagahuha. Noneho wa muyaga wagahuha ugatuma nta kintu cy'igishirira cyangwa se cy'umuriro ushobora kubona. Ubu rero ndimo ndagafunga, ndimo ndashaka uburyo ngafungamo uko kari gafunze. Ndagafunga ngasubiza mu mwanya wako uko kari gafunzemo, kuko ntagasubije mu mwanya wako hari ibishobora kwangirika. Ndagafunga kagomba kwicara aho kicara nkuko nari mbivuze. Okay, voilà. Turashyiramo amavisi, turasubizamo ya mavisi yari arimo amwe twatangiye dufungura cya gihe. Ubu ni ukuvuga ko iki gice iyi fan, iyi ventilateur iri hano cyangwa fan irikaraga igakubita umwuka usohokera hano. Rero wa mwuka usohokera hano niwo utuma kari akantu katabasha gushyuha cyane ngo gatukure kwa kundi nkuko nabibabwiraga,
ngo kake gatukure kwa kundi kabaga igishirira. Impamvu kabaga igishirira nuko nari nagafungiye inyuma, cyangwa se nari nagafungiye hanze ahantu katabonaga umuyaga, niyo mpamvu wabonaga kabaga igishirira kagahita kanikupa kakikuraho. Noneho ndarambikamo ya motherboard yacu cyangwa ya power supply yacu. Ya power supply yacu nayo ifite ahantu iza ikicara kugira ngo idakora hasi ku cyuma. Hari amavisi ayifunze, noneho hari udusiyeje twayo igomba kuza ikicaramo. Hano hajyamo n'utuvisi dutatu. Hajyamo ubuvisi butatu. Ndafunga ubwa buvisi nafunguye bwo muri power supply yanjye. Noneho uko ari dutatu dusubizamo. Naho ndasubizamo kandi kaho. Noneho ndakurikizaho gucomeka ya socket cyangwa se pin bwayo, ndabucomeka hamwe nari naducomoye kuri za pin za pin out zisohora 220 ijya kuri resistance. Noneho aka nako gapfundikira, ndareba uburyo bwa nyabwo uburyo bwa nyabwo buraba ari ubu. Turajyamo gutya, insinga bateguye ahantu zizasohokera hariho haha. Noneho ndamanuramo, hari uturoke igomba kwicaramo. Yagezemo. Hanyuma next ndahita ncomekaho nanone ya sensor kugira ngo ndebe ko ibyo nafunze biri gukora neza. Hanyuma ndacomeka ku muriro, ngiye connecta ku muriro. Hanyuma kandi urabona ko hano ntabwo gatukura kandi haraza umwuka ushyushye. Reka rero wenda dufate n'amazi dutestinge turebe. Urabona ko wenda kuzamo akantu ndakaraba rero intoki. Hanyuma ubwo ni ukuvuga ko ubundi hano yanjye hano birasaba ko nuko rero kumutse intoki abantu wenda bakareba urabona ko intoki zanjye zigenda zumuka. Urabona ko rwose zumuka. Urabona ko ziri kumuka rwose. Urabona ko intoki zanjye zirumutse. Okay. Ubwo rero iyi hand wash, iyi dryer yacu, iyi hand dryer
tunayumvuze hand dryer yacu turasoje. Ibintu twari kurikoraho nuko yari ifite ikibazo cya resistance yayo, yari idashyuha. Fane yajyagaho, ubonaga ko fane yanjye yajyagaho na mbere n'ubundi umuyaga ukaza, ariko ukaza ukonje, iriya resistance ntibashe gusohora umwuka ushyushye. Ni ukuvuga ko rero yo iriya resistance itari gusohora umwuka ushyushye, itari gusohora umwuka ushyushye no resistance, ntago iyi hand dryer yakumutsa intoki zawe. Hand dryer ni gutya bimeze. Noneho kino gice cy'inyuma ndeka manze nyicazemo inyuma, hanyuma nze bereke ukuntu iba imeze. Ubona ko hano hari lock ebyiri iba ifite. Noneho aha hamwe dufunga muri ya maburo yacu ya hand wash yacu, mini hand dryer hand wash. Ndi bubereke na hand wash. Iyi ni hand dryer, tugira n'utwo bita hand wash, ni tumwe tujyamo amasavo liquide, hanyuma umuntu agategaho intoki nako kakamuha isabune, noneho agakaraba. Nako ndaje nkabereke rwose, ntabwo dusoza ntakaberetse. Urabona ko hariya side y'inyuma hano ibifixije ku gikuta, noneho ahangaha ibifixije gutya, noneho ukaza ugatega n'intoki gutya, ugahita ukora condition. Rero iyo yari hand dryer. Reka mbereke hand wash. Reka nze nyizanye hand wash. Hand wash wenda na impamvu mberetse hand wash nuko mu kanya nari mvuze ngo hand wash, kandi twari turi kuri hand dryer, ariko ndavuga reka mbereke na hand wash. Iyi niyo hand wash. Ni ukuvuga ko ahangaha ushyiramo, iyi ni nka reserva, ushyiramo isabune. Noneho wamara gushyiramo isabune rero iza hano, nako gafite sensor, hanyuma kajyamo pure, kajyamo amabuye ane, cyangwa se waba ubishoboye gushaka adaptateur ya volte 6 ugashyiraho. Hanyuma iyi ni switch yako ya on, hanyuma kakajyamo, wamara gushyiramo pide harimo amabuye, hano harimo savo liquide, iramanuka ikajyamo hasi muri stockage. Noneho wazana ikiganza, urabona ko hari blue, hari akantu kameze nk'agatonyanga, na agatonyanga rero k'isabune kahamanuka. Hanyuma ugahita ukaraba intoki, wamara gukaraba intoki ukiyumutsa n'iyi mashini, hanyuma ubusirimu bukaba bwatugezeho. Rero kuri Adolphetech nk'ibisanzwe nakagaruka, turi kumwe. Ciao ciao, see you.